Twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe nshuti bakunzi mukurikiye YouTube channel y'Ingoro Yezu Nyirimpuhwe Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya 9 Nzeri mwaka wa 2025 nkuko mubimenyereye kandi kakanya dusangiraho ijambo ry'Imana mu misa zisomwa buri munsi mu ngoro. Usomo twahawe kuri uyu munsi turisanga mu gitabo cy'Abanyakolosi umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 15. Zaburi ni 145 umuduku 144, naho Evanjiri ni ya Luka umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 19. Murakoze, reka dukurikire inyigisho. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakolosi. Bavandimwe, mukomeze mujye mbere muri Kristo Yezu umwami wacu, mbese nkuko mwabibwiwe, mushore imizi muri we, kandi muba ari we mwishingikirizaho, mukomejwe n'ukwemera babatoje, mushimira Imana ubudahwema. Muramenye ntihazagire ubashukisha bene za nyigisho z'ubuhendanyi bita ubuhanga bwahebuje, zihuje n'ibitekerezo by'ubuyobe bw'abantu, zigashingira ku by'isi ariko zinyuranye na Kristo. Koko rero ni ubusendere bwose bwa kamere Mana butuyemo mu buryo bw'umubiri, kandi namwe ubwanyu abasenderezamo ibyiza byose, we mutware w'ibikomangoma n'ibihangange byose. Mwagenywe muri we, ariko iryo genwa si rya rindi rikorwa n'abantu, ahubwo ni igenwa mwakorewe na Kristo, ari ryo rizabakiza irari ry'imibiri yanyu. Igihe mubatijwe mwahambanywe na Kristo kandi muzukana nawe, kuko mwemeye ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Mwebwe mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu n'umubiri wanyu wandavuye, none Imana yabasubije ubugingo hamwe nawe, itubabarira ibicumuro byacu byose. Yasibanganyije urwandiko rwadushinjaga imyenda twarimo kubera amategeko tutakurikije, irarushwanyaguza irubamba ku musaraba. Yanyaze ibikomangoma n'ibihangange, ibakoza isoni ku mugaragaro, ibakurubana ibakurikiza umusaraba wuje umutsindo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho agirira bose bahambe, Uhoraho agirira bose bahambe. Mana yanjye, mwami wanjye, nzakurata, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Buri munsi nzagusingiza, nogeza izina ryawe iteka ryose. Uhoraho agirira bose bahambe. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasesekara ku biremwa bye byose. Uhoraho agirira bose ibambe. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize, bazarata ikuzo ry'ingoma yawe.
batangaza ubushobozi bwahawe. Uhoraho agirira bose ibambe. Asingizwe Uhoraho, umuremyi wa byose. Ijambo rye rimurikira iteka intambwe zanjye. Nyagasani yabatoranije munsi kugira ngo bere imbuto nyinshi kandi zihoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi gusenga. Ijoro ryose ararikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, Barutolomayo abatoramo 12, abita intumwa. Nibo aba: Simoni yise Petero, na Andreya murumuna we, na Yakobo na Yohani, na Filipo na Barutolomayo, na Matayo na Tomasi, na Yakobo mwene Alufeyi, na Simoni bitaga Rwanashyaka, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikarioti wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yezu amanukana nabo, agara ahantu h'igisiza, ari kumwe n'abantu benshi bo mu bigishwa be, n'abandi benshi mu bari baturutse muri Yudeya yose n'i Yerusalemu no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo ku nkombe y'inyanja. Bari baje kumwumva no gukizwa indwara bari barwaye, n'abababazwaga na roho mbi bagakira. Kandi rubanda rwose rwaharaniraga kumukoraho kuko ububasha bwamuvagamo bwarabakizaga bose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ivanjili tumaze kumva muri aka kanya iratwereka ubundi ahari ibanga ry'umukirisitu. Ibanga ry'umukirisitu riba mu kumenya Yezu, kandi tukagerageza natwe gutera ikirenge mu cye. Iyo usomye Ivanjili kuva mu ntangiriro kugera muri Matayo ukagera muri Yohani, uzabona Yezu Kristo ari mu gusenga. Ubuzima bwe bwose bwari isengesho. Ariko hari ahantu
bitsa cyane. Iyo Yezu Kristo yajyaga gufata icyemezo kiremereye, yumva ko ari icyemezo gikomeye, yararaga ijoro ryose asenga. Icyo kigaragaza ko aho hantu ariho hakoze ku mutima abanditsi b'ivanjiri. Mwibuke ko ubundi ubusanzwe abanditsi b'ivanjiri mbere na mbere bari abamamazabutumwa ba mbere. Ivanjiri yabo bayishyize mu nyandiko, ariko mbere yari inyigisho batangaga baha abantu kugira ngo barusheho kumenya Kristo. Icyo kintu niba cyarabakoze ku mutima, bakagerageza kugikanguriraho abigishwa babo ari bo turi bo ubu ngubu, nuko babonaga ko ari ingenzi. Bundi ubuzima bw'umukirisitu bugomba kuba isengesho rihoraho. Mwabonye ko akenshi na kenshi indwara dukunda kurwara cyane ari yo guhubuka, tugakora ibintu tutabanje kubitekerezaho, tugakora ibintu nk'aho ari ibyacu gusa, kandi Yezu ari we tubanza kwimika mu buzima bwacu. Yezu kandi we yari Imana, ntabwo yigeze yihugikana gahunda ze, ahubwo iyo yabaga afite icyo agomba gukora cyose yabanzaga kugisha inama umubyeyi we, Imana Data. Twebwe se turi bande tujya gukora ibintu tukumva yuko tubifitiye ubushobozi muri byose, kandi tubifitiyemo ubushobozi, Imana tukayishyira ku ruhande, ntituyihe igihe cyayo mu buzima bwacu ngo itubere umujyanama w'ukuri. Niyo mpamvu usanga ibyo dukora byose akenshi biba ari ibitandamaka. Ibanga ry'umukirisitu rero nta handi riri uretse aho ngaho mu isengesho. Mu isengesho ibyacu byose tubigira iby'Imana. Mu isengesho tuba dusaba ngo Imana yinjire mu migambi yacu, tuba dushaka kugira ngo Imana itumurikire, tuba dushaka kugira ngo Imana ituyobore. Kandi nk'uko Pawulo mutagatifu yabivugaga mu isomo rya mbere, tugomba gushinga imizi muri Kristo. Amen.